bavandimwe nshuti za YouTube Dr. Niyitegeka Theoneste ndabashuhuje. Igihe kibaye kirekire tudaherukanye, uyu munsi rero nkuko twihaye umurongo wo kugira ngo tuvuge ibibazo bijyanye n'uburenganzira bw'abafunze, uyu munsi nagarutse nanone ngo twongere tuganire kuri ubwo burenganzira. Ikindi uyu munsi cyanzinduye ni ukugira ngo bavandimwe mbashishikarize muzasure abantu bari mu magereza, abantu bafunze mu gihe cya Noheli na Bunane. Ndagira ngo muzabasure kugira ngo nabo bazishime, bumve yuko iyi minsi mikuru nabo ibareba. Muri make rero turi buganire ku burenganzira bw'abanyururu, cyane cyane tunaganire ku bijyanye n'isurwa ry'abo bavandimwe. Ariko ikibazo gikomeye cyane uyu munsi umurongo wazinduye ni ukugira ngo nsabe ikigo gishinzwe abafunze aricyo bita Rwanda Correctional Service, ariyo bita RCS, haba naje kwisaba ngo itanga umurongo ku mafaranga y'abantu bafungiye mu magereza. Muti biteye gute? Abantu bafungiye mu magereza twese turabasura tukabohereza amafaranga, kuko muri iyi minsi ubu ngubu nta n'umuntu ujyayo kubera indwara z'ibyorezo zimaze iminsi zarateye muri iki gihugu. Abantu bose rero bohereza amafaranga. Amafaranga uyohereje aragenda akajya muri gereza uwo muntu wayohereje afungiyemo. Kubera yuko bimaze kuyohereza bagusaba no kwandika ubutumwa buvuga uw'ayo mafaranga azahabwa, ubutumwa ukabwohereza. Ariko ikibazo gikunze kugaragara kugeza ubu ngubu, abafunze benshi iyo bahamagaye muganira ukaba utese amafaranga twakohereje barayabonye, arakubwira ati amafaranga ntayo nabonye. Baba babeshya baba batabeshya, ubwo nyine ntabwo tumenya niba bari kutubeshya cyangwa batatubeshya. Uyu munsi rero nkuko twiyemeje kuri YouTube Dr. Niyitegeka Theoneste, twiyemeje kujya tuvuga ibibazo, tugashaka tugatanga n'umurongo byakemukamo. Ku kibazo kijyanye n'amafaranga y'aba bavandimwe bafunze rero, nkuko tuba twohereje amafaranga tukohereza n'ubutumwa buvuga umuntu uzayahabwa, RCS aricyo kigo gishinzwe abantu bafunze, bagombye nabo kuduha ubuhamya bufatika ko ayo mafaranga bayagejeje kuri wa muntu ufunze. Kuko akenshi iyo duhamagaye batubwira ko nta mafaranga babonye, baba babeshya baba batabeshya. Ariko uyu munsi naje gutanga umurongo ngira ngo mugeze kuri RCS kugira ngo abantu bafunze batajya bakomeza kutubwira yuko amafaranga batayabonye. RCS nayo nishyireho kuri ya telefone yayo tuba twoherejeho bwa butumwa, nabo niba twandikire iyo bamaze guha amafaranga uwo muvandimwe, nabo bazajya baduha ubutumwa ko ayo mafaranga umuntu ufunze yayabonye. Ariko RCS irabyirengagiza kubera yuko nyine nta murongo nayitanga. Amafaranga aragenda akagerayo, wayabona utayabona, wayabona ukazabeshya umuryango utayabonye. Ibyo byose rero ntabwo twamenya ubeshya ni ubeshya n'utabeshya. Nicyo bituma ndimo kwisabira kiriya kigo gishinzwe
abantu bafunze gishyireho uwo murongo ufatika. Nibamara guha umuntu amafaranga yamaze gusinya, baduhe ubutumwa bati dore ya mafaranga wohereje wa muntu yayabonye. Ibyo byadufasha kugira ngo twizere yuko amafaranga twohereza atarimo kujya mu mifuka y'abantu bakorera kiriya kigo, ahubwo arimo kujya mu mifuka y'umuntu yagenewe. Ikindi kibazo gihari rero, amafaranga twohereza yagiye agasanga wa muntu twayohereje yaratashye, RCS ntabwo yagarurira uwayohereje, ahubwo bashyira mu kigega cyabo. Ibyo nabyo ni ikindi kibazo. Kubera iki? Kubera ko cya kigo gishinzwe abantu bafunze nta murongo ufatika cyatanze kuri icyo kibazo. Nta murongo cyatanze ngo kivuge yuko niba bahageze amafaranga yarageze agasanga uwo yagenewe yarapfuye yaratashye, uko bigomba kugenda. Kugeza ubu nta muntu n'umwe nakubwira yuko RCS yongeye igasubiza amafaranga yari yohereje imubwira iti uwo amafaranga wohereje twasanze uwo wari wayohereje yarapfuye cyangwa yaratashye. Nanjye ubwanjye njya gutaha mva muri gereza, hari amafaranga umuvandimwe yaranyohereje. Ayo mafaranga rero kugeza ubu ntabwo bigeze bayohereza umuvandimwe, nanjye ntibayanyohereje, ubwo aracyabitse kuri konte ya kiriya kigo gishinzwe abanyururu. Nicyo gituma rero naje gusaba yuko umurongo ushyirwaho, kuko amafaranga tuyohereza yatuvunnye, kuyabona biragoye. Niba atagenewe atageze ku yagenewe, ntibayasubize nyirayo. Ibyo rero ni uburenganzira bw'uwayohereje bwo kongera kubona amafaranga yari yohereje mu gihe uwo yayohereje atabashije kumugeraho. Ikindi kibazo gihari rero, amafaranga iyo amaze kugera kuri gereza nanone afata igihe kugira ngo agere kuri ba bantu yagenewe, ba bantu bafunze. Ushobora kuyamuha uyu munsi, hashira icyumweru ukamuhamagara akakubwira ati amafaranga ntayo ndabona. Nibatanga umurongo rero ugaragara, cyane cyane hano muri gereza ya Muhanga. Muri gereza ya Muhanga nanjye ubwanjye njya nohereza abantu amafaranga, ariko ndahamagara mbabwira nti amafaranga ko atageze ku bantu nayohereje bimeze bite? Bati twoherereza ubutumwa utubwire uwohereje amafaranga, utubwire umuntu wayohereje, utubwire igihe wayohereje n'umubare wohereje. Ibyo byose umuntu akabyohereza, yakongera ukazahamagara wa muntu yayohereje ati nta mafaranga nabonye. Iki kibazo rero ni uburenganzira bw'abantu bafunze bwo kubona ibyo imiryango yabo yabohereje. Ntabwo ari faveri, ni uburenganzira ubu ngubu bagomba guhabwa. Nicyo gituma nongeye gusaba, nimutubwire icyo tugomba gukora kugira ngo tumenye niba amafaranga yageze ku bavandimwe bacu bafunze. Kuko ndabona mwebwe ntacyo mwigeze mukora kugeza ubu ngo muvuge muti mukemure icyo kibazo. Nababwiye ko jewe murampamagara hani Muhanga nkavugana n'abashinzwe, iyo ugize imana ukababona abashinzwe amafaranga y'abafunze, iyo ugize imana ukababona barakubwira ibyo navuze nyine, ngo andika wohereze ubutumwa uvuge wowe wayohereje amafaranga wamwohereje, ariko nta gikemuka. Ariko umunsi RCS itwohereza ubutumwa ko natwe nibashaka bazatubwire nitwohereza amafaranga tuzaye turenzaho amafaranga y'ubutumwa bazatwoherereza.
ariko tumenye ko abantu bacu babonye ibyabagenewe. Tujye muri gereza ya Mpanga. Gereza ya Mpanga naho ni kimwe. Amafaranga y'abantu bafunze kugira ngo azabagereho byonyine bayabone bamenye ko yaje, ni ikibazo kirekire, n'urugendo rurerure, ni iminsi myinshi. Icyo kibazo nigikemuke, uwoherejwe amafaranga ahita yabona cyangwa anamenyeshwe ko yayabonye. Namara kumenyeshwa ko yayabonye, mutubwire turenze kuri ya mafaranga twohereza, amafaranga y'ubutumwa muzatwoherereza mutubwira muti wa muntu wohereje amafaranga yarayabonye. Ibyo turabyiteguye rwose, ariko tumenye ibintu uko byagenze. Ikindi cya kabiri, aya mafaranga nkuko nabivuze, umutwe w'iki kiganiro nababwiye ngo RCS nitanga umurongo ku mafaranga y'abafunze. Ubundi aya mafaranga y'abafunze ni ukugira ngo bagure ibyo leta itabaha mu kaduka kari aho ngaho muri gereza bita kantine, byaba ibiryo batabona muri gereza nk'inyama n'utundi tuntu mbese gereza itabaha. Ubundi gereza ikitanga gusa ni ibigori n'ibishyimbo, rimwe na rimwe hakajyamo n'utuboga. Gereza ntabwo itanga umuti wo koza amenyo. Gereza ntabwo itanga inkweto. Inkweto ndavuga zaba inkweto zaba za kamambiri cyangwa izindi nkweto zose. Gereza ikitanga ni ibigori, ibyo nabibabwiye. Ntabwo itanga inkweto, ntabwo itanga imyenda y'imbere, ntabwo itanga ibikoresho by'abagore igihe bari mu mihango. Ikitanga ni igitambaro, kandi icyo gitambaro abenshi ntago kibagwa neza, bigatuma rero abagore benshi iyo bari mu mihango basaba imiryango yabo ngo ibohereze udufaranga babe bagura cya gitambaro mpora mbabwira abagore bakenera bita Cotex. Ibyo byose rero ya mafaranga tubohereza niyo abigura. Ya mafaranga ari yatabagezeho nabo ntibabasha kubigura. Nicyo bituma navuze nti ntibatwohereza ubutumwa. Ubwo butumwa twebwe twohereza amafaranga tuzabugura, tuzatwohereza n'amafaranga agenewe ubwo butumwa muzatwohereza ko mutubwira muti wa muntu yabonye ya mafaranga. Mu rwego rwo gutanga umurongo ku mafaranga y'abagororwa harimo n'ikibazo cy'amafaranga icyo azakora. Amafaranga agura ibyo abafunze leta y'u Rwanda itabaha, ariko ririya duka rirahenze. Ahubwo ndashaka kuzabaza abashinzwe imisoro, ririya duka kuki rihenda kurenza amaduka yo hanze? Ritanga imisoro miremire cyangwa nibageremo barebe abashinzwe imisoro muri iki gihugu, nibagere muri gereza barebe iryo duka ibicuruzwa bageza ku bafunze, ku banyururu, ku bagororwa, ku mfungwa. Ese ibyo bicuruzwa biba byaranguwe ku mafaranga arenze ahandi, arenze aho abandi barangurira? Urugero ngiye kuguha, yewe nkiriyo hashize imyaka 2 mvuye muri iriya nzu ngiye nkunda kwita inzu y'imbohe, nka kamambiri zaguraga 2,000. Kamambiri zisanzwe mureba za Umoja zaguraga 2,000, kandi ubu ngubu Umoja n'ubu ngubu hashize imyaka 2 ntabwo ziragera ku 2,000. Abashinzwe imisoro nibarebe, kuko ubu ngubu ntabwo ndimo kubwira ushinzwe amagereza, icyo ntabwo ari ikibazo kimureba. Ushinzwe imisoro natange umurongo ku kuntu abantu bacuruza muri kariya kaduka ka gereza bagomba kugurisha, kuko barimo guhenda abaturage. Barabahenda ku biribwa, barabahenda ku bikoresho bya nkenerwa. Ibyo ntabwo biri bushoboke rero
kubera yuko ntabwo ari iduka ryihariye, ririhariye kubera ko ricuruza rikagurisha rigakorera muri gereza. Ariko se ibiciro nabyo byagombye kuba ari ibiciro spesiyale by'abantu bafunze gusa? Urundi rugero ngiye kuguha, umukati aho nari mfungiye muri gereza ya Gisenyi, umukati ndashaka kuvuga umukati uyu nguyu wa sandwich, hano ntuye Muhanga tuyigura ku mafaranga 500. Iyo ni ya mikati y'abantu baciriritse, natwe niyo batuzaniraga, ariko ho yaguraga amafaranga hafi 1000. Urumva ko byikubye kabiri. Kubera iki? Aha rero kuki abantu bagomba gukirira ku kababaro k'abanyururu? Niba abantu bafunze barafunze, iyo ayo mafaranga yabonetse bigoye, none nta n'icyagura kubera yuko icyo yagombye kugura kirahenze kandi hanze kirahendutse. Aha nkibaza kuki iryo duka rihenda. Abashinzwe imisoro ni baturebere batubwire icyo tuma rihenda kurenza ibindi. Nabaha urugero rwa kamambiri bita umoja zaguraga 2000 nkiriyo, n'ahangaha ndi ntawe ziragera ku 2000 kandi hashize imyaka 2. Murumva rero ko harimo kuryuga, harimo ubujura. Kubera iki? Abantu baragendera ku kababaro k'umuntu ufunze, bakamubwira bati nutagura muri iri duka se jya kugura ku rindi iruhande aho ngaho, kandi iruhande nta rindi rihari, nta rindi duka rihari. Iduka rihari ni rimwe, rirabahenda ku biribwa, rirabahenda ku bicuruzwa bya nkenerwa. Ibyo byose bikaba ikibazo gikomeye. Nkiriyo urundi rugero ngiye kuguha, hakurya iriya muri gereza ya Gisenyi, isahane y'ibiryo, ibiryo bitagira inyama, bitagira n'ikindi uretse umuceri, ibishyimbo n'utuboga babaga baguhaye, byaguraga amafaranga 3000. Mu kugura amafaranga 3000 nageze hano iwacu, tugiye muri restaurant hano iwacu, tukajya nko muri restaurant y'uwitwa hano kwa Silveri. Hano mu mujyi hari restaurant nziza iteka ibiryo biryoshye umugabo bita Silveri, ahantu bita mu mazu yitwa Jacques. Isahane iriho n'inyama iragura 500, iriho n'inyama. Ahandi nta n'inyama ziriho ziragura 1000. Nta n'inyama ziriho, ni umuceri, udushyimbo n'udushu cyangwa utuboga dusanzwe biragura 3. Icyo gihe niko byari bimeze, ubwo wasanga bigura 5. Tujye mu yindi restaurant hano mu mujyi ikomeye bita Tarangerita, nabo ibiryo biriho n'inyama biragura amafaranga 500. Ubwo ndavuga umuceri, no umuceri ntabwo mvuga ibindi, ndavuga umuceri n'udushyimbo hano. Ariko urumva mu ya restaurant y'intanga bateza udushyimbo twiza bagashyiraho n'akanyama, baragurisha 500. Ariko aho muri gereza ngihari babigurishaga 3. Kubera iki rero bihenda? Ahangaha abashinzwe imisoro ntibabyiga. Ariko hari ibanga nabashije kumenya, abantu baratubwiye bati igituma bihenda, gereza ishyiraho ibiciro birebire kugira ngo nayo ibone umusaruro. Bya biciro birebire rero bamushoramari kugira ngo nawe azabashe kuyabona, nawe ayakura muri bwa buryo bwo kuzamura ibiciro, bigatuma rero nawe agomba kubona amafaranga ye. Kubera ko n'ubundi atazamuye ibiciro, amafaranga y'ubukode mwizo ntabwo yayabona. Ikiganiro nari mfite rero uyu munsi cyatinze cyane, dusaba ko ikigo gishinzwe abanyururu
abafunze abari mu magereza aricyo bita RCS cyatanga umurongo ku bijyanye n'amafaranga yoherezwa abantu bafunze. Navuze kandi no ku bibazo bijyanye n'iduka bita kantine riba muri gereza rifite ibiciro bihanitse birenze ibyo tubona hano mu giturage wacu. Ibyo byose nabitangiye umurongo, natanze umurongo umuha kiriya kigo cyitwa RCS ukuntu ibibazo byakemuka. Ku bibazo bijyanye n'amafaranga navuze yuko bazasaba abaturage bohereza amafaranga ko bajya barenzaho amafaranga y'ubutumwa RCS zabohereza ibabwira ko amafaranga bohereje umuntu ufunze yamugezeho. Ubu ikibazo cyabaye gikemutse, wa muntu ufunze ntabwo azongera kubeshya umuryango we ko atabonye amafaranga. Natwe tuzagira umutima utekanye ko amafaranga yamugezeho. Ikindi kibazo nari nazanye uyu munsi nuko iyo kantine, iryo duka riba muri gereza ricuruza ibyo abafunze bakeneye ryagabanya ibiciro. Icyo kibazo cyo nakigejeje kuri cya kigo gishinzwe imisoro ya leta, kireba impamvu abantu bafunze barimo guhendwa. Kubera iki muri gereza usanga ikintu kimwe kikubye inshuro 3 uko hanze kigura? Ariko ababizi batubwiye yuko gereza igiye gukodesha umushoramari uzaza gucururiza aho ngaho imuca amafaranga menshi kugira ngo nyine nabo babone inyungu zabo. Wa muntu ko bamuciye amafaranga menshi rero nawe azamura ibiciro kugira ngo ya mafaranga nawe azayakuremo. Urugero, hari aho usanga kantine ikodeshwa miliyoni 1.5. Ayo mafaranga ko yazabona nawe bituma umukati waguraga 500 ugurisha 1000. Ubwo ni umuntu ufunze nyine ugomba kuyishyura, nacyo bituma babihenza. Ibyo rero bikaba bisaba cya kigo gishinzwe imisoro kireba impamvu abantu bijujuta bavuga yuko muri gereza ibiciro ari birebire. Ikindi usanga agasahane gatoya k'ibiryo kagura nk'amafaranga 3,000. Wagera mu maresitora nkano mu mujyi natanze ingero z'amaresitora 2 acuruza neza kandi ntahombe, kandi abaturage abakiriya bakishima, usanga ibintu byaho bihendutse. Iki kibazo nagitangiye nacyo umurongo ngira ngo ngeze ku kigo gishinzwe imfungwa n'abagororwa. Ibiryo byose bicuruzwa bazajya bayipima ku munzani, bavuge bati inusu ushaka ikiro cy'ubugari arakigura 2,000 cyangwa 3. Atari kukubwira ngo bakuzana isahani y'ubugari, kuko bakuzana isahani y'ubugari kandi nta kiriho. Niba bishyire ku munzani bavuga bati naguze inyama amagarama 500. Nayagu amagarama 500 bati ikiro cy'inyama zihiye muzamukigura wenda 5,000. Icyo gihe wa muntu bigura azamenya yuko batamuhenze, ko bakuzana akanyama gatoya bakakubwira bati karagura 2,000. Ikindi cya gatatu, ubwo navuze ku mafaranga y'abafunzwe, mvuga kuri ibi ku biryo ukuntu ikibazo cyakemuka, ntihagire uvuga ngo arahenzwe, kuko ugira gutya wajya kugura wenda hari bateka nk'inkoko, wajya kugura nk'inkoko wenda umuvandimwe yagusuye avuga tereka mugurira akaguru k'inkoko wenda mushyire, bakazana akaguru k'inkoko gatoya cyane bati akaguru kagura 5. Ariko bagendeye ku magarama bapimye bajya bati inyama y'inkoko ikiro cyayo kigura wenda 6,000 cyangwa 7. Bashyira ku munzane bakareba ka kaguru gapima iki, bagakuba bavuga ati weri ha 2 cyangwa 3. Nkabone baratwibera mu kintu cyitwa ngo bakuzaniye inyama, kandi ya nyama na akantu gatoya cyane. Niba bishyire ku munzane byose ibintu bikemuka.
nacyo gituma n'ibindi bijyanye n'ibiryo byo muri gereza nabyo ndimo gusaba ngo nibabishyire ku munzane. Na biriya bigori baduhaga barakubwira ngo baguhaye irasiyo, waguhaye ibigori ngo bakugaburire, bakagushyira ku gasahane bakugaburiye, bagushyiriraho ibigori 5, bagushyiriraho agace k'agakombe bakugaburira. Nibatubwira ngo umuntu ufunze ahabwa ibiryo bingana iki saa sita, kuko abantu bafunze barya rimwe, bazajya batubwira bati baguha inusu y'ibishyimbo bakaguha n'inusu y'ibigori. Iki nicyo ngiye gushimikaho buri munsi, nicyo nzajya nsaba, nicyo ngiye gusaba igihugu, nicyo ngiye gusaba ko twebwe dushinzwe uburenganzira bw'abantu bafunze. Ngiye gusaba ko batatubwira ngo bagaburiye gusa umuntu ufunze, bamugaburiye ngo ibingana gutya ubundi bapimira mu gikombe. Oya, icyo gikombe nibagishyire mu magarama, batubwire bati umuntu azajya ahabwa inusu y'ibigori n'inusu y'ibishyimbo saa sita, batere umunzani hariya badupimire, bagupimire ibiryo baguhaye. Nk'abundi kuvuga ngo bakugaburiye ibi n'ibi, ibi nyine ndabisobanura na RCS. Navuze ibijyanye na kantine ko izajya ipima ibyo igiye kugurisha umuntu. Ibiryo bagiye kugurisha bavuga bati ikiro cy'umuceri uhiye kigura aya naya 3,000. Uzi uvuga uti yenda shaka inusu y'umuceri uhiye, bagupimire baguhe. Atari kukubwira ngo baguhaye ku isahane. Iyo baguhaye ku isahane baragushuka, bakagushyiraho akantu k'amafuti bati ngaho dore isahane iri 5. Ubwo icyo kirakemutse. Ikindi rero ndi busabe kiriya kigo gishinzwe abagororwa, twebwe baduhaga ibiryo badukiraga basahane uturyo dukeya, bakatubwira bati ngaho dore muragaburiwe saa sita. Oya, ibyo ndashaka uyu munsi bivaho. Nibatubwire ngo bazajya batugaburira inusu y'ibishyimbo n'inusu y'ibigori. Niba bituzuye batubwire impamvu bituzuye, ariko ntibakomeza kudushuka batubwira ngo baduhaye agasahane k'ibigori cyangwa agakombe k'ibigori n'agakombe k'ibishyimbo, kubera ko umuyobozi niwe ugena ibyo ari bugaburire. Be kutugenera ahubwo nibaduhe iby'amategeko ateganya. Ubu ndavuga nanjye nkaho ndabaye nk'umugororwa, ko ndimo kuvugira aba bantu. Nibababwire ibyo bagomba guhabwa. Aha rero muri makeya n'ubibazo byose nari nateganyije kuganira uyu munsi mbaye nkubiganiraho, ariko cyane cyane nongere mbwire RCS ibintu byose nibabipime ku munzani, be gupimira ku isahane. Niba ari ibiryo, RCS nayo nitanga urugero, izajya ivuga ngo saa sita bagabura rimwe, twagaburiye abanyururu, abafungwa, abagororwa, twabagaburiye, kandi buri wese azajya ahabwa amagarama 500 y'ibigori n'amagarama wenda 600 y'ibishyimbo. Ibyo bibe bizwi. Nkaho ubundi umudiregiteri agira gutya, sinzi ukuntu abigenza, ugasanga atetse dukeya. Icyakora ni ukuvuga ngo muzana amasahane, mukajyana amasahane, bakabashyiriraho, bakabasaranganya mwese. Hari ibyo n'ibivaho by'isaranganya. Ufunze amenye icyo ahabwa, abazi ati babimpaye cyane ntabyo bampaye, batera umunzani hariya saa sita. Ibigori bavuge ngo ni ibigori bingana gutya bahawe, cyangwa ibishyimbo bingana gutya. Icyo numva gikemutse, kuko ubundi abantu bafunze barimo kwitwa n'inzara, barimo kwitwa n'inyota. Ibyo ntago bazi ibyo bagenewe, kuko leta nayo ntibivuga. Leta iravuga ngo bagutekera mu bingana gutya, ariko ntibavuga ngo bakugaburira ibingana gutya. Amagarama leta ivuga itanga nayo ivuga ko batetse, kubera ko mu cyikoni nta munyururu hagera abanyururu gusa bashinzwe guteka. Ntabwo tuba tuzi niba, ntabwo abanyururu baba bazi niba ibyo bintu byabagezeho ko. Natwe dushinzwe uburenganzira bw'abanyururu ntabwo tuba tuzi n'ibyo bintu ko byahageze. Kugira ngo ibyo bikemuke rero, kandi ku buryo burambye, nibatubwira ngo bagaburira umuntu ibiryo bingana gutya, be kutubwira ngo bamugaburira ngo ibyavuye muri bya bindi batetse, kuko bashobora no kubirira ku nkono mu cyikoni. Ahubwo nibatubwira bati twebwe tugabura ibigori bingana gutya bihiye, tugaburira ibishyimbo bingana gutya bihiye. Umuntu ufunze rero nibajya kumugaburira ntibongere kujya bashyira ku masahane, ahubwo bazajye babara ku munzani bati dore
ibyo wagenewe ngibi, batera umunzani hari abagupima baguhereza. Muri make ndagira ngo mbashimire mwakuri iki kiganiro cyabaye kirekire, ariko twe duharanira uburenganzira bw'abafunze. Byari ngombwa kuko abanyururu, abafunze, abagororwa barimo kugenda bananuka kubera ko ibintu byose barimo kubashuka. Barabashuka babwira ngo twabagaburiye, ariko ntibababwira babagaburiye ibingana iki. Barababwira ngo twabatekeye ibingana gutya. Byajya mu kugabura ntibababwire ngo ngaho turabagaburiye ibingana gutya. No mu kugabura nibatera umunzani babwire bati nkuko bateye umunzani bajya kubipima, nibatera umunzani babwire bati murahabwa ibingana gutya. Muri make rero ikiganiro cyabaye kirekire, cyatinze, ariko byari ngombwa ko tuganira kuri iki kibazo. Nkaba rero ndangiza nshishikariza abazumva iki kiganiro, muzasure abantu bafunze, mubishimire, mubahe kuri Noheli, mubahe no kubonana. Utazabishobora azahamagare kuri nimero yanjye Niyitegeka Theoneste, muri buyibone muri iki kiganiro kirabigaragaramo. Ambwira ati nkohereje amafaranga ya naya, uzansurire uwitwa kanaka. Ibyo nzabikora, kandi muhe n'ubutumwa ko amafaranga nagirije ko yifuje. Abandi bazashaka gufasha abafungwa batandukanye, nabo ubufasha bazabutugezeho, natwe tuzabugeza ku bantu badafite ubushobozi, badafite udukweto two kwambara, batagira umuti wo koza amenyo. Ibyo byose tuzabibafashamo. Murakoze rero, mugira amahoro, muzagira iminsi mikuru myiza ya bunani ndetse n'iya Noheli. Yari umuvandimwe wanyu, umuharanizi w'uburenganzira bwa muntu, Dr. Niyitegeka Theoneste. Murakoze.